iki kibuga cyacu cyari cyiza ariko abantu barakinyereje cyari cyiza abantu barakinyereza abantu bamaze kukinyereza icyo bita ubuntu mu bantu bubashiramo niba wakoraga yarasinye cyangwa se yemewe n'itorero ahefata umushahara baramuhagaritse urumva umuntu wagendaga bati ngiye kuvuga imbaraga z'Imana Imana yakora ibitangaza agenda ahura na marayika wanjye akavuga gukomera ku Imana akavuga imbaraga z'Imana kandi koko byabagaho ukajya mu rusengero ukavuga ijambo ry'Imana abantu bakanezerwa hakavamo kwikunda akabatinda gufinansa gutya ibyo bibaho twagiye tubibona hari abagiye bahabwa amakona y'imodoka hari abagiye bahabwa mbese amakada atandukanye ariko ihuriro nyine ry'abantu bahuriragamo ryarahagaze cyangwa se ntirigikora hanyuma rero urumva ko abo bantu ko babayeho ntabwo ari neza Bekwirirwa baririmba ngo ebyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi n'ibyo mucunguzi nta n'umuntu wagaburira bura nta n'umuntu wakwambika kandi ubona abantu batambaye nta n'umuntu wahoza amarira wenda y'iminsi 2 ngo Imana izaca izindi nzira tureke kuryarya Imana tureke kubesha Imana abantu bashinze urubanza Imana yabahaye amaduka bayarya bonyine hanyuma bamaze kurengwa bibagirwa Imana birahomba none bari kwiruka mu hanuzi mu ndebere runaka kakirebayo mu ndebere runaka ararebayo se ugifite imbaraga ninde warebye nago batonganyije ariko mumenye ko icyo umuntu abiba ari cyazasarura Abaroma handitse ngo iki abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ntago babishakisha gusenga Yes, turabasuje cyane nshuti bakunzi ba Kiana TV show na Good Face TV amahoro Imana itanga nabane namwe mukozi w'Imana umeze neza meze neza cyane urashimira Imana ndashimira Uwiteka amen ku bantu batakuzi neza rwose nubwo mwisi ntambara n'imiraba bitabura yego ariko nshimiye uko Imana indinze ku muntu utakuzi rero amazina nitwa Mazimaka Jeanne Pamuseni bakunda kwita Birestaye ya ndi umugabo ndabizi uhamye ibya Kristo ikindi kandi abantu bakuze mu rusengero mu biterane ahantu hatandukanye mu ivuga butumwa ese wari wavuga ubutumwa mu muhanda mfite biriya ngenda gutya ntago ariyo muhamagaro wanjye buri wese aba afite ko yahamagawe mu rusengero ni mu biterane naba naje no kugusura tugasenga nkakubwiriza ukishima ukanezerwa dore ko hari n'impano nyinshi ngira ngo urabizi Imana yagiye ugahanura icyo Imana imigiriye nkakivuga ko ari cyo nahamagariwe ariyo mpano ntago njya rero njya mu muhamagaro wanye ari umurwayi ufashwe n'abadayimoni nagenda nkamusengera ari ibindi nyine bituruka kuri iyo myuka mibi naza nkagusenga rwose ntuzatinye kumumagara ibyo bintu Imana ndabizi ko yabimpaye ari indwara umuntu arwaye mwaburiye igisubizo cyangwa se ibintu by'amayoberane ndaza tugasenga Imana igahishura ibihishwe impano ya Imana yarayimpaye hanyuma nanone kandi n'ababyeyi batabyara Imana yampaye impano yo kubasengera bakabona urubyaro nibyo hanyuma ikindi abakobwa bumva ngo baragumiwe ngo ntabwo bashaka cyangwa abasore ngo bararoze ngo barazinzwe abo ngabo mbazinguza isengesho ry'Imana impano Imana yampaye byo si ukwiyemera si ukwishimagiza ngira ngo ibihamya bamwe barabizi bareba kuri social media abantu twagiye dusengera Imana igakora imirimo ikomeye hari n'icyo bita karande Imana yampaye iyo mpano yuko nagusengera kandi zikakuvaho ugasigara uri mu mugisha wawe waba uri muri iki gihugu waba uri hanze waba uri Amerika muri Kenya Burundi Tanzania mu bihugu bya East Africa byose cyangwa se ku isi ugize amahirwe yo gukurikira ikiganiro ukumva uri muri ibyo byiciro umpamagare dusengane ufata igihe cyo gusenga si ngombwa ko tuba turi kumwe itegeko ntaho ritagera Imana itanga nagusengera ndi hano uraho ngaho muri icyo cyumba cyawe muri ofisi yawe mu kazi kawe se n'ibindi bintu nabonye yemereye n'aba bantu byitwa inyatsi najyaga nanjye mvuga ko zitabaho ariko nabonye inyatsi zibaho umuntu agahembwa umushahara ugaragara utubutse ariko ntamenye ngo uyu mushahara bagiye he umuntu akaba afite urugo abantu benshi bazi ko ari rwiza ariko amarira yaramwishe ibyo rero
turabisengera Imana ikururuka ikabana namwe mu rugo rwanyu, mu bana banyu, mu muryango wanyu, cyangwa se ukaba ufite famiye, wenda urugero uri nk'umubyeyi ukaba ufite abana ariko nta mwana n'umwe waza mu rugo, nta mwana waguhamagara kuri telefone, barakwanze kubira iyo myuka mibi, barakwanze ku rwego baba bumva utanabaho. Rero fata akanya dusengane. Ubwo ndimo natanga na message Imana yampaye, kuko hari kuntu umuntu abaho mu bigeragezo kandi bikuruwe n'abantu biwe cyangwa n'abantu bo hafi aho, cyangwa bitwa inshuti cyangwa nabo muvindimwe n'ababyeyi n'umuryango wawe. Gute? Kuvukana n'abantu bakakwanga ku rwego bumva wanapfa. Yego. Ugakundana n'abantu bakakwanga bakumva batanakubona, ariko kubera impano y'Imana yagushyizemo bakakurwanya bakurikije impano zawe, cyangwa se ukubayo, cyangwa se ukomeze neza, bakakwanga burundu, ukibaza n'iki wabakoreye. Ariko ari umugambi w'abadayimoni. Abo rero bene abo ndabasengera, Imana ikabagirira neza. Ukabona urakora buri munsi nta kintu, oya, ukanakora kikanaboneka da, ariko cyagera mu biganza mu by'ukuri ntumenye ko kigiye, ntumenye ngo kibaye gute, ntumenye ngo umushahara wose cyangwa se inyungu yose cyangwa se n'igishoro washoye ukaza gushiduka nta n'ikintu waguzemo mu rugo, ukibaza uko byagenze bikakuyobera. Ese ubwo si ukubibara nabi, umuntu ntaba yabibaze nabi? Nta mibare mibi ibaho mu bintu bijyanye n'amafaranga, nta muntu ubara ngo ahombe. Nta muntu wakwibarira imibare yo guhomba nibaho. Nta muntu wabara iyo mibare. Rero mukozi w'Imana, byumvikane nyine, nanjye ndabizi ndi umuhamya wabyo, yuko uri umunyamasengesho kandi uri umuhanuzi w'Imana. Wagira ngo abantu bose twagiye duhura mu biganiro bo mu Rwanda wagiye ubona cyangwa se wumva hano bo hanze, no mu nsengero abantu barakuzi, no mu rusengero abantu barakuzi birestaye. So rero nk'ikintu nagutumire kugira ngo tunaganire ni iki ngiki. Nkuzi nyine usengera muri ADEPR, abantu barakuzi, si ibanga kuvuga idini nta kintu bitwaye, nta kibazo. Twajyaga duhura tubabona mwicaye imbere muri kudututi, muri abantu benshi mu mibyizi ku cyumweru, abantu mumeze neza cyane. Kuri ubu ngubu abakozi b'Imana insengero zirafunzwe, hari basanze nyine zitujuje ubuziranenge barazifunze. Kuri ubu ngubu abakozi b'Imana mubayeho mute? Ese mwese mufungura business byagenze bite mubaye? Ntabwo hafunze insengero, hafunze icyo bita ihuriro. Kuri ubu ntandukanyiriza ihuriro n'insengero. Ihuriro n'abantu benshi bahurira. Yego. Urusengero ruba mu mutima. Uko Bibiliya nikivuga se ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero. Yego. Z'Umwuka Wera. Yego. Bivuga urusengero turafite rurakora kuko Umwuka Wera arimo. Yego. Hanyuma nanasubiza icyo kindi umbajije uvuga uti mubayeho mute, mwafunguye business. Ntago gukorera Imana ari uko udafite business ukora. Dore ko Bibiliya inavuga yuko gusenga ari umushinga wunguka. Sibyo? Hari ukuntu twajyaga turirimba gakora sikavuga nzacuruza gusenga nunguke kunyurwa. Ariko muri ayo magambo abiri mvuze harimo ijambo rimwe rikomeye, nzacuruza gusenga nunguke kunyurwa. Kunguka kunyurwa. Hanyuma rero icyo bita kunguka ni kimwe, no kunyurwa ni ikindi. Kunyurwa ni ijambo risobanura ko uko umeze kose ugomba kubyakira, byaba ari nabi byaba ari neza, ugomba kwakira ukuriho. Sibyo? Hari benshi byagizeho ingaruka bitewe nuko hari urugero, ngira ngo nawe urabizi wagiye ujya mu nsengero haratandukanye. Hari nk'umuntu wavaga mu rugo yifite Bibiliya yavuga ati ngiye gusenga ndi singo. Urabizi umuco, insengero nyinshi zigira umuco wo kuba wenda bakwakira abashyitsi, akavuga ati ndagenda mvuga Imana hariya baranyakira mu gikari, ndaza gutaha ndarira ibyo ngibyo, bitewe nta kazi agira, imibereho ye iri mu bumana. Ejo bugacya hanyuma rero ibyo bintu byarahagaze nyine, urumva ntabwo byabura abantu byagizeho ingaruka. Ariko wari warabibye imbuto ku bantu b'umumaro Imana yamuhaye, n'ubundi bakomeje kubaho. Kuko ntabwo twebwe dukeneye abantu badutwaza imisaraba, dukeneye abantu bayidutura.
ako kantu gasubiremo. ntabwo dukeneye abantu batwikoreza imisaraba, dukeneye abantu cyangwa bayibikorerera. oya bayiduha ngo tuyikorere, Yego. ahubwo dukeneye abadutura iyo dufite. uko dukeneye Simoni, dukeneye Simoni akadufasha umusaraba. Ntabwo mu buzima bwacu dukeneye abantu benshi, dukeneye umuntu umwe ariko w'umumaro. Dukeneye abantu bakeya ariko bafite umumaro ku buryo rwose bugaragara, Imana ishobora kubakoresha iby'ubutwari. Ibi bintu byajemo, iki kibuga cyacu cyari cyiza ariko abantu barakinyereje. Cyari cyiza, abantu barakinyereza, abantu bamaze kukinyereza icyo bita ubuntu mu bantu bubashiramo. Nk'umuntu yicara kuri social media akavuga ngo gutanga ngo amafaranga ngo aya naya. Ntago umuntu wese ufite ubushobozi akaba afite n'ubikora datanasenga ariko akabona ni ngombwa. Umubwiye uti mfite ikibazo, basohoye mu nzu cyangwa se ndashonje, bana baraburaye, mu by'ukuri ndumva atabukuburira ifunguro. Hanyuma rero umuntu nk'uwo yo mukubitanye ubwira nta kibazo ufite akakugirira neza, iyo umubwiye ijambo umubeshya ashaka gukora dubure ariko itafite umumaro irutwa n'ibyo yibwirije we. Sibyo pe abakozi Imana dukenera support. Ntago hajya mu rusengero usa nabi, urumva? Yego. Ntiwajya kubwiriza wambaye nabi. Kandi imyenda twambara, inkweto, makositimu, ntago wasoma muri Matayo ngo ujye mu mujyi bagire ngo nasonye muri Matayo ni mu ikoti biragurwa. Ariko dukoresha impano yacu neza, nayo dufinance. Yego. Kuko iyi Imana yaje no mu gikuta inyuramo ikishakira igisubizo. Iyo igisubizo cyaje kishakira inzira, iyi Imana icyohereje. Muri make rero harimo nyine ababayeho nabi, harimo n'ababayeho nk'uko batabishaka ariko bariho. Hari bakomeje Imana barayifata barayikomeza, hari abatentebutse bacika intege. Icyo cyiciro ndabizi neza ko nawe ubizi ko hari abantu batentebutse, kuko buriya urusengero ni uburezi. None se nk'ubu ngubu wenda ubona itorero ryagakoze iki ku bantu wenda bazwi nk'abavugabutumwa bari bagamo, tuvuze abapasitoro cyangwa se abarimu, abantu bari bafite akazi? Ndaguha igisubizo. Ubundi itorero iyo uvuga Imana ahubwo ubwo itorero n'abakozi bamwe na bamwe bagiye babirukana. Yego. Bitewe nuko support basapotingaga abo bakozi yaragabanutse, ntago ikiri yayindi. Yego. None niba n'abakozi bitwa abakozi mu nsengero baragabanyijwe bakirukanwa cyangwa se bakabaga ati mwe muhagaze, bitewe nuko support yabaye nkeya cyangwa se itakiboneka, urumva nka babandi baba volunteer batembera, urumva imibereho bafite. Niba wakoraga ari yarasinye cyangwa se yemewe n'itorero afata umushahara baramuhagaritse, urumva umuntu wagendaga bati ngiye kuvuga imbaraga z'Imana, Imana yakora ibitangaza, yagiye nahura na marayika wanjye akavuga gukomera kw'Imana, akavuga imbaraga z'Imana, kandi koko byabagaho. Ukajya mu rusengero ukavuga ijambo ry'Imana abantu bakanezerwa, hakavamo ukikunda akabatinda gufinansa gutya. Ibyo bibaho, twagiye tubibona. Hari abagiye bahabwa amakona y'imodoka, hari abagiye bahabwa mbese amakada atandukanye, ariko ihuriro nyine ry'abantu bahuriragamo ryarahagaze cyangwa se ntirigikora. Hanyuma rero urumva ko abo bantu ko babayeho ntabwo ari neza. Ntabwo ari neza kuko urusengero rufata abantu. Hari n'umuntu uvuga uti ntabwo nakora ibintu bibi njya mu rusengero, urumva, ariko yamara umunsi umwe, ibiri, itatu, icyumweru agahita yisubira mu buzima yari arimo, kuko kenshi iyo utinze mu mwijima uhindura umucyo. Yego. Iyo utinze mu mwijima uhindura. Hari nk'ubuhamya wenda waduha cyangwa se nk'ikintu waduha wenda ubona cyagakozwe? Urumva urareba ibintu byarabaye, ariko hari uburyo ubona umuti ku torero se cyangwa ku bakozi b'Imana nyine bagendaga bavuga ubutumwa n'iki. Ubu ngubu insengero abo bantu rero nanjye ndimo. Icyo navuga, Pawulo yajyaga abwiriza ubutumwa ku manywa. Yego.
nimugoroba imana ye yamushyiriye ahantu abohera amahema. Twakoze ubushakashatsi mu buryo bwo kubohera ihema kwa Pawulo, dusanga na akantu imana yari yaramushyiriyeho ahahiraho. Ukagira gutyo ugafungura akabutike hariya, niyo ufite umugore ukamusigamo, yakora ibyo bitanu, nawe ukajya ku murimo w'Imana, bikakurinda gusaba mitiyu, bikakurinda gusaba isabune, n'icyo kiro cy'ibirayi bikakurinda gusaba, wenda bakagufinansa mu rundi rwego, ariko nawe hari ibyo wikoreye, kuko n'ubundi Imana ingana n'uko umuntu atekereza. Ko Bibiliya ivuga, nimumfata nk'inyembaraga nzaza nk'inyembaraga, nimumfata nk'inyantege nke nzaza ndi Imana ifite intege nke. Bivuga ngo Imana ingana n'uko umuntu ageze gute atekereza. Ariko mbabwire, harimo abantu bacitse intege ku murimo, harimo n'abantu bacitse intege mu buryo bwo gukorera Imana, kandi gukorera Imana ntabwo ari ukubyina mu rusengero, si ugusoma ijambo ry'Imana, ntabwo ari ukwimenyekanisha cyane. Imana yakumenyekanishije wamenyekana, Imana yaguhaye finansoma wayihabwa, yahagurutsa n'indege zose cyangwa ikanizihagarika kubera wowe. Ariko hari abantu benshi n'ubu tuvugana ntashobora guciraho iteka bagikora umurimo w'Imana. Nta n'icyo uvuze akakurira mu muhanda akavuga ati ngwino hano, Imana yampaye umugisha muri ubu buryo, reka nanjye ngukorereho umugisha. Nibagize gutya kujyana mujya akagugurira inkweto ebyiri nziza, akiyagira gutya akabona guhayamaka, akaba tujye ujye mu rusengero umeze neza, uvuga imbaraga z'Imana, nabo bazireba, bazibwira bazireba. Ubu ntabwo turi muri rwa rwego kuvuga ngo urabona ngo Imana ngo ubutunzi buyishwe. Ubu turi kubwira abantu bakeneye ibimenyetso cyane, turi kubwira abantu basobanutse, abantu bize, bafite amafaranga, kuza kumubwira ngo Imana igira neza, inkweto yarabaye nk'ugutwi kw'ingurube cyane biragoye. Ariko mu isi y'umwuka ntabwo Imana ikoresha afite inkweto nshyashya gusa, n'abafite izishaje barakora, kuko Imana itura mu mutima umenetse. Imana ituramo. Mubyumve mwebwe Imana yahaye umugisha, mugerageze mubibe, icyo umuntu abiye nicyo azasarura. Bundi ahandi mu bindi bihugu nagiye njyamo, ko maze kugera mu bihugu bigeze muri 7, mu bindi bihugu nagiye njyamo ntabwo nta muhanuzi wifuza ikintu. Kwifuza kwabo kurangirira he? Abantu bari aho ngaho iyo bazi ko ufite Imana ya nyayo, babizi ko uri umuhanuzi, baragusapotinga, nta cyifuzo cy'ibintu byo hano mu isi ugira. Kuko naho nageze nsanga buri kwezi basura umuntu bakamugurira inzu n'imodoka. Iyo uri umuhanuzi, kugira ngo ukomeze ube connected n'Imana. Naho hano iwacu mu Rwanda ntabwo ari bose, nabwo abakozi b'Imana barahari. Munyumve neza, harimo abantu bumva ko niba nkubwiye ngo wampaye 2 njye kurya, bakumva ko ari ubwese ari ubusambo. Murashatse nko kubeshya yakwaka 5 cyangwa 2, yakwaka 1,000. Ariyo mpamvu ubona uburyarya bwinshi bugwiriye mu iki gihugu cyacu, mu bantu bitwa ko ari abakozi b'Imana, mu bantu bitwa ko ari abahanuzi, mu bantu biyita ko ari abantu bakaze mu by'Imana. Kandi Bibiliya avuga ngo mu kumenya ku byo twamenye twongereho, bivuga ngo niba hakenewe ku byo twamenye twongeraho, nta kintu turamenya, sibyo? Uzi ufite icyazi yifate nk'utazi, sibyo? Mu gihe biri ngombwa ugaragaza ukuri, sibyo? Ngira ngo mu kuva niho hari ijambo rivuga ngo nicyo gituma umuntu witonda yakwicecekera mu gihe nk'iki, kuko ari igihe kibi. Riranditse. Urumva? Hari igihe rero umuntu aceceka, akaba ari no mu gihe cyo guceceka. Mu mubwiriza yavuze ngo hari igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura. Hari igihe cyo kubaho n'igihe cyo gupfa. Hari igihe cyo gutanga n'igihe cyo kwimana. Niba umuntu akwimye, menye nyine kuri mu gihe cyo kwimwa. Wicira abantu imanza ngo ko nta muntu wasuye ngo twaragiranye ibihe byiza. Ariko igihe cyawe nikigera bazizana. Bibaye byiza abantu b'Imana bajya bibwiriza gukorera Imana. Ntabwo gukorera Imana bivuga ngo umuntu afite church runaka ngo umuntu wasengera ko nk'ubugenza abantu b'abasilamu.
wenda reka ngo urugero ku cyumweru uzajya sehashi kurebe batondana imiceri pirawu inyama amata cyane uzagenda undebere abantu bibishyize hamwe ari nk'icumi cyangwa ari batanu bo mu idini rimwe uzagenda undebere ukuntu babangana ariko abasilamu barabikora abadive barabikora n'abandi ariko hari n'abandi byananiye ntabwo niyo mvuga amazina yego icyo rero bakita kwera imbuto ahagaragara n'ahatagaragara kuba ufite ubutunzi bwinshi ntabwo bivuga ko ari kugukorera Imana yego kuza imbere yawe nkakubwira ko Imana yamuhaye umugisha wawe ni bande bawuzi umugisha wawe ni nde uwuzi Yozefu w'umunyarimataya yatije Yesu imva urumva arayimutiza arayimuha ayishyingurwamo ariko umenye ko atarapfa yajyaga avuga ko napfa azamara iminsi 3 akongera akazuka Yozefu akabyumva ese baravuga ati n'ubundi mu minsi 3 azantirurira urumva nyuma rero niba dufite Imana utizi ikagutirura ntabwo Imana uzayibona mu bye yewe mugabo ntabwo Imana uzayibona muri njyewe ntabwo Imana uzayibona gutya vizavi Imana uyibonera mu bantu yego mu minsi 3 imva yarayitiruye kandi n'ubu yabaye amateka abantu baratega indege bagabihugu bakajya gusura aho umukiza yagize bamuhambye bamushyinguye bamushyinguye ntabwo bamuhambye wahambwe niyagarutse naho bamushyinguye abo bamushyinguye sorry sibyo yego ubu tuvugana n'igisanira n'utaruzi Yozefu avuga ati ni famiye yanjye ku madolari atangwa kugira ngo basure hariya umuntu wese witwa famiye y'uyu muryango ajyaho urumva neza Yozefu yagize iri kwigera ku miryango yose naho umuntu aricara hano agafata umushahara 500 miliyoni mbona uburenganzira bwawe pe yego ariko ibi ni ukubigisha kugira ngo babone undi mugisha mbabwiye yuko ibintu ari ibishakwa kandi bishakwa bikanarangira ariko iyo wabibye imbuto nziza urasarura kandi aho wabibye niho usarura buryo utazimo ndavuga ngo iye Nyabugogo ntiyakurenza Nyabugogo yuvuga ngo ugiye mu mujyi ntiyakurenza mu mujyi abantu be bashinze urubanza Imana yabahaye amaduka bayarya bonyine hanyuma bamaze kurengwa bibagirwa Imana birahomba none bari kwiruka mu hanuzi mu ndebere runaka kakirebayo mu ndebere runaka ararebayo se ugifite imbaraga ninde warebye nago batonganyije ariko mumenye ko icyo umuntu abiba ari cyazasarura Abaroma handitse ngo iki abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ntabwo babishakisha gusenga subiramo ako kantu abashaka ubwiza n'icyubahiro nushaka uharebe musomera Abaroma 2:7 twumve Abaroma 2:7 yego reka tuharebe abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa yego babishakisha iki babishakisha gukora ibyiza badacogora ingorano zabo nizi izabitura ubugingo buhoraho amen urumva ubugingo buri hehe buri finali yego sibyo bitewe nuko witwaye abashaka ubwiza babushakishe kubyina babushakishe kuririmba gusenga iminsi myinshi babushakishe gukora ibyiza badacogora ingano zabo harimo icyubahiro bivuga ngo imibereho myiza nyuma y'icyubahiro harimo n'ubugingo buhoraho ubwo ijambo ushaka cyane abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza babishakishe gukora neza badacogora babishakishe imbaraga babishakishe n'ubutunzi bwabo babishakishe n'ibyo batunze byose bekwirirwa baririmba ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi n'umuntu wagaburira burayi
nta n'umuntu wakwambika kandi ubona abantu batambaye, aha, nta n'umuntu wahoza amarira wenda y'iminsi 2 ngo Imana izaca izindi nzira. Tureke kuryarya Imana, tureke kubeshya Imana. ese hari n'akantu Bibiliya yanditse kavuga ngo tugirire neza bose, ngo ariko cyane cyane abo mu nzu y'Imana. Urumva wabihereye ku bahanuzi, uvuga ati abahanuzi bakwiye kwitabwaho. icyo mvuga byari byo byose ngewe mpamanya n'Imana, nubwo waba utaguza ariko uvuga Imana, ni ukuri sinkubeshya. Iyi Mana dusenga, iyi Mana tuvuga izagukorera ibintu bikomeye. Nibyo. Noneho rero hari igihe abantu bagutera umugongo pe, Imana ikakutegeka uriya mukore, ariko bakagutera umugongo, Imana igakora ibintu byayo ku mbaraga zayo, ku butware bwayo. Rero nshuti bavandimwe, ndashaka kubamenyesha ngo niba ushaka kwinjira mu gisha w'Imana, iyo ushaka guhabwa nawe uratanga, iyo ushaka kuzasarura nawe urabiba. Abyumvise? Aburahamu hari akamenyetso yakoze, benshi aya magambo bakunda kuyaberera bakaca ku ruhande. Hari ikimenyetso yakoze abashyitsi bageze iwe, bari abamarayika bangaye bageze iwe, ngo yahise abwira abo mu gikari ati mubaga ikimasa ariko ategeka cy'umushishe. Ningira iyo jambo iyo turivuze abantu bagira ngo nta nzara dufite, dutegereje ijuru n'ubugingo, cyangwa se ubugingo n'ijuru, ariko ibyo nitubigisha biruta kuza kukubwira ngo fatashyikira cakira ukamara igihe. Ubu dufite abantu benshi bari kwishyuza ibyo babwiwe ntibabibona, bari kwishyuza abantu ati ibyo mwatubwiye twabibonye kandi twari twakoze ibi n'ibi n'ibi. Niba ari abahanuzi mwavuganye ntimuzabibona, ariko niba mwaravuganye n'Imana inyuze mu bahanuzi bazabibona, muzabibona. Hari n'uwambwiye ejo bundi arambwira ati umuntu uherutse kumpanura umugabo uyu mwaka, urumva nyine yabimbwiraga mu kwa 12, ati azambona, kandi ibyo koko yageze mu ni ya fanatism iba mwivuga ubutumwa nk'abantu bakwemere kuvuga ibintu bidahari. Gusa igishoboka cyo iyo uvuze mu izina ry'Imana udaciye ku ruhande, Imana ishobora gukora ibyo uvuze ariko ikazihanganira nawe bitewe n'iryo zina wavuzemo. Ikabatubwa ibintu abinyitiriye, reka mbikore n'ubundi ni byiza, ariko nzahangana nawe. Ngiye umuntu ugeze kunsenyesha amasengesho y'iminsi 7, nibwo narenge ikizwaza mu rugo n'umudamu wanjye, atubwira ati Imana ivuze iminsi 7 kari mugomba gusenga. Tukoma amashyi turashima Imana, turaririmba, duhita tuhatangira ukanya. Umunsi wa 7 ugeze turimo dushima Imana, irururuka iravuga ngo nta masengesho nabahaye, mwayahawe n'umuntu. Ariko iratubwira ngo ko mwabyumviye byaravuzwe muri iryo zina, mbahaye umugisha w'ibihe birebire. Rero muvandimwe, ndahamya neza nashidikanya ko Imana yavuganye nawe, wewe wumvise ikiganiro, izakora iby'imbaraga. Bibiliya iravuga ngo nta kinanira Uwiteka mu gihe cyashyizweho, ariko mumenye gukorera Imana, mumenye gufinansa abakozi bayo, mumenye kubasapotinga. Nta nubwo ari ngombwa ngo umuntu arinde kukubwira ngo mfite ikibazo. Nawe abantu musengana, mubana muri procedure zose urabizi uko bimeze. Ndumva rero ni muri ubwo buryo nababwiraga abashaka ubwiza n'icyo no kudapfa babishakishe gukora igiza badacogora, ingwano zabo mwazumvise. Ndumva twasengera hano tukazasubira ubutaha. Imana ibahe umugisha. Hanyuma ndimo soza nifuzaga kugira inama abangaba. Yego, nanjye nicyo nanjye kugusaba, nacyo bandi wari ugiye kunsaba bande nabavuga nabavuga butumwa bagenzi bawe. Ni iyihe nama wabagira muri ibi bihe? Abavuga butumwa se mbagira inama muri ibi ngibi se byo kuba batabona support. Mbo ikintu n'ubuzima babayeho nyine tu. Mbo ikihe cyose Bibiliya avuga ngo niba ibyiringiro bishize mu cyanutsi yakora iki? Sibyo? Bivuga ko yasenga. Sibyo? Niba imfatiro zisengwa mu cyanutsi yakora iki? No gusenga. Aba bantu bagize cyangwa se nanjye ndimo tugize amahirwe, nanjye reka njye n'icyabukora ni muvuga butumwa, buri wese akabona support, Imana ikamusapotinga, kuko abantu bo hari igihe bananirwa.
kandi umuntu ashaka gusapotinga uyu munsi ejo akagusapotinga n'ejo bundi ariko nawe akaneka kubera ko ari umuntu ariko sapoti itangwa n'Imana ntabwo igirangira sapoti itangwa n'ijuru ntabwo ijya irangira sapoti Imana itanze ntabwo irangira iyo Imana iguhaye sapoti ntabwo irangira rero ndumva icyo nifuza ku Mana icyifuzo mfite nuko Imana ya sapotinga abakozi bayo umurimo wayo ukagenda neza n'ubundi uzaguma ugenda neza ariko cyane cyane buriya ukorera Imana nta maganya nta marira biraryoha kurushaho ariko ifite ibyifuzo bidashira buri mwanya uragera ugasengera mu maganya ukumva n'Imana ntihari ukumva yarakubabaje ariko iyo ufite finansoma bigenda neza rero Imana ibamugisha nifuzaga ku Mana yuko aba bakozi bayo wenda byagiye bigenda gutyo na gutyo yuko Imana yabashakira aho bazajya babohera amahema kugira ngo bataza guhura n'amatage y'iyi isi irimo irabaga abantu nta kinya Imana ibibakorere ndumva twasengera muri ijambo rivuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora neza badacogora ingwano zirahari turagushimiye Mana ya Abrahamu na Isaka na Isiraheli tunejejwe n'Imana mu mutima kubw'iki kiganiro kandi buri muntu wese anejezwe nacyo iri jambo rifashe buri muntu wese wari ufite ibibazo yumva bitakemuka